mbigeze kure. Mama Manzi ndi kubona ndi kumufata. Okay. We Gatumwa. Gerageza. Icyo nshaka nuko mbona uriya mugabo utagisenga. Twamushyize hasi. Minyuro. Ugomba kugerageza. Gakora mu kimbo cya Mayobera. Dore Mayobera amaze gucika intege. Nta soni. Icyo akora cyo. Nagiye kuba muhana. Ariko sha wowe. Ugomba gukoresha uko ushoboye kose kugira umurokore. Mwabona bamushyize hasi. Uri kumva? Ukamugusha burundu akagwa. Ahangaha imyanzuro uri gufata kuri kiriya kibazo ni iyi. Nta imyanzuro nafashe. Mu kugusha ruriya rugo nta miyaga mbashyiriyemo. Gira vuba rero ufate gahunda kuko ngiye n'igikapu ubu nakizanye kirimo n'imyenda yo kugira ngo ngire kwa Papa Manzi. Noneho ugiye. Aka kanya ndagiye. Natamenya. Uko ruriya rugo ruzatuma tugera ku byacu. Ngiye ubu ntabwo nasubira mu rugo kuko naje kubona kugira ngo ufate ishuri y'amunyamushingisho Papa Manzi. Ari uko ugenda ugatura hafi yiwe. Uracyazengitse ndabona uri kuzana ibintu by'imikino. Uracyazengitse rwose. Urazi Mama Manzi namuciye hirya muca hino byanga gukunda ariko icyo ngiye gukora ngiye guca ku mugabo we. Nshaka kwereka kwa Mama Manzi ko umugabo we nawe ashobora kugira intege nke kuri imbere yanjye. Nibyo ibyo wakabivuze wanabikoze. Ubu nimvugo niyo ngiro. We nyize iri joro ngomba kurara amenye Papa Manzi. Ndabona utuje cyane wagira ngo umwana ntago yakuruhije. Ntago uzigisa uburyo cyandiye ariko ngomba gufata izindi ngamba. Niko bigomba kugenda. Ngewe ubu ngubu n'igikapu nakizanye ngiki. Ugomba kujya gutura muri quartier yatuyemo paka mubone. Ako Minyuro. Uzi umwana wanjye maze amezi angahe namubona. Ariko nanjye ngiye gukora iyo bwabaga. Umwana wanjye nzongere mubone. Ako se Minyuro ubundi wakicaye hano tukajya inama kandi nshaka kungira inama. Ibintu bigeze kure none urashaka inama zanjye? Ndazishaka icara hano. Urukapu barimo rundebera buretse nze noneho mubwire. Ako se Minyuro inama nshaka kungira. Wowe uzi intege z'abagabo. Kandi ndashaka guca muri Papa Manzi. Mbabarira umbwire icyo nzakora kugira ngo mbashe kumugusha. Ese nzambara mini. Ese nzamuhoraho. Ese nzaca wowe mbwira. Ikintu ugomba gukora kugira ngo ufatishe Papa Manzi umufatire ngutye. Uzambara mini nurangiza umutambukeho uhigwishe. Abagabo bakunda abakobwa bafite intege nziza mu maguru be na mu matege. Numara kumugura uruhande azaza kwegura. Numara kukwegura uzamubwira yuko imbaraga zikugeza mu rugo ntazo ufite. Ahita gufata akaboko agusindagiza kugize mu rugo. Namara kugeza mu rugo umugore wazahita abibona yuko wagize ute watsinze igitego. Icyo ngukundi. Kira n'igitego cy'umutwe. Ndashaka kubabaza Mama Manzi akabona ko byose bishoboka. Hayindi gahunda ugomba gukora ni ukwigisha imbere ya Papa Manzi. Takiye ugategura ku buryo nzamenya isaha atahira menye n'inzira anyuramo byose kandi ndarabimenye no muzi. Ubu ni ukuvuga ngo wowe uzamwigiraho umuntu nyine wazahaye ugenda umwikozaho ngutya meze nk'umuntu wasinze. Abagabo nabo se ntago bazi noneho niba nabyiza abantu mukozaho nibere nk'uko akagwa birangiye atangiye kujya mu kintu. Yushaka umuntu yushaka imbwitegesha inyama. Niki kintu uzamutegereje? Najya amabere. Papa Manzi arasenga. Amafaranga arayafite. Ugomba kumutega icyo adafite. Kugindi dore kuntu uzabigenza. Dushaka gutega umugabo umufata ngoki. None uko ugize ngutya ibere rimukoraho. Iyo rimukoze hatangira kukwiyumvamo. Niho uzamufatishiriza. Isi koko kari byo. Kandi nabyo mbikoze bya horomo. Ariko nafashe umwanzuro nabyo nakemera nkabikora. Ariko nkibariza ikindi kimwe ikintu kimwe. Ubu duhungisha inama utanyizeye. Nese ndabubwiye ngo wicare atari uko nakwizeye ngo ngiye. Jewe rero nitwa Mutama mfite imyaka 52. Icyo nkubwiye ugomba kukigenderaho. Nta kundi gufatisha uriya mugabo. Mbese nkubaze.
Ni mu nda cyangwa ari? Ni igifu. Ngo wabigiye harahiye? Yego watsindagiza. Mwese nanjye ko ariho ntaha, ko ariho ntaha ni kwandi. Ungiriye neza watsindagiza ukangezayo. Ni mama w'inshuti yanjye nari ngiye kureba. Haguruka. Ihangane basi, ntuse ihangane. Imbaraga zose zashize se? Ihangane basi.